Yesu ashimwe mwene data, nyemera tuganire kuri ijambo bita kunezerwa cyangwa se kunyurwa muri ubuzima tubayeho. Kubera ko naje gusanga abantu bose batanyurwa, kandi reka ntibanyurwe n'uwatubanjirije ari we Adamu na Eva, ntabwo bigeze banyurwa. Natwe uwo muvumo waradukurikiranye, abantu ntabwo tunyurwa n'imibereho tubayeho, ahubwo iteka ryose dushaka kubaho nk'abandi. Kandi Imana yaturemye kugira ngo tubeho nkatwe, ntabwo Imana yaturemye kugira ngo tubeho nka runaka. Oya, niyo mpamvu yaguhaye isura yawe, nanjye ikampa iyanjye, n'undi ikamuha iye. Iteka ryose rero ntabwo uzasa nk'uriya, ahubwo uzasa nkawe. Iteka ryose ntabwo uzabaho nk'uriya, ntabwo uzabaho nkanjye, ahubwo uzabaho nkawe. Abantu ntabwo tunyurwa, sinzi icyabaye. Iteka ryose twiyuha icyuya dushaka kumera nka ba runaka, ariko bikarangira tutabaye nkabo. Niyo mpamvu abantu dusigaye duhemuka. Guhemuka, ukugurije ntumuguzurire kugira ngo utware ibyiwe, umere nka utambuke kuri wa wundi, umere nka runaka. Ukemera ukiba, ukemera ugahemuka, ukemera ukagambana, kugira use nk'ababandi, kugira use nka runaka wabonye, kugira ngo ugende mu modoka nk'iye, kugira ngo utunge amakampani nk'aye, kugira ngo ubake etaje nk'iye, ariko bikarangira n'ubundi byose wicujije. Iteka ryose mu gusoza uru rugendo uricuza. Ubugome kuri iyi si nugira nabi ubyicuza uri gusoza runo rugendo. Ugifite imbaraga za gisore, wumva ugikomeye, ubona nta kibazo, wumva guhemuka ntacyo bitwaye. Ariko nta kintu gituma duhemuka, ni ukugira ngo tumere nka ba runaka, ariko bisoza n'ubundi twicujije. Mwene dada, ndagira ngo nkubwire, nushaka kubaho unezerewe, baho nkawe. Tushaka kubaho nkanjye, tushaka kubaho nka runaka. Ntukarebe imodoka yaguze ejo ngo nange ushaka kuyigura. Oya, ntukarebe ibyo atunze ngo ushaka kubitunga. Oya, ahubwo ubwira Imana ngo Mana, nanjye mfasha muri ubu buzima, ne gusuzugurwa. Yesu ashimwe cyane. Mfasha muri ubu buzima ne kwandavurika, sinkicwe n'inzara, sinkambara ubusa, unkure mu bukode, nanjye umvaho gushyira umuryango, nanjye abana bazakura ahantu heza, nanjye abana bazige neza, bige mu mashuri meza, babeho mu buzima butagoranye nk'ubwo nakuriyemo. Iteka ryose ushaka kwiyambura umwambaro wa kera wiyambuje ubuhemu, bizakugaruka. Niba wiyambura umwambaro wa kera wiyambuje ubuhemu, bizakugaruka. Ariko wowe nkugira inama, nugera gusenga, Imana yahindura imibereho yawe. Iyo ugize gusenga ukizera Imana ugakiranuka, Imana ihindura imibereho yawe, imibereho yawe ikaba mishya, ukagira ubuzima bwiza. N'ibyo wifuza ukabibona mu izina rya Yesu. Imana ikaguha ubuzima, Imana ikaguha amahoro, Imana ikaguha gutunga no gutunganirwa kuko wayiringiye. Ariko nugira umutima w'ubugome n'ubundi kugira ngo utunge umere nka runaka, n'ubundi bizarangira bipfuye ubusa, bizarangira wicujije. Iyi si nta mushobora igira, bizarangira wicujije, kuko n'ubundi mu myaka y'ubusore ntabwo uzahora uri umusore. Iteka ryose uzasaza. Mu gusaza utagifite imbaraga, wibutsa aho ugiye kwerekera, iteka ryose uzabyicuza. Ndakwinginze, reka ubugome, ubugome ntacyo bumaze. Ndakwinginze, iga kunyurwa, baho unezerewe muri ubu buzima. Kandi ibanga ryo kunezerwa nta rindi, ibanga ryo kunezerwa nta rindi, ni uko ugomba kubaho ushima, ukabaho mu buzima bushima. Abantu benshi ntabwo tukinyurwa, ntabwo tugishima. Baho mu buzima bw'ubushima, baho mu buzima bwo gushima Imana. Nubona uramutse none shima Imana, bwira Imana ngo Imana ndagushimiye kuko wambyukije amahoro. Nubona uriye ubonye ibyo kurya, bwira Imana ngo Imana ndagushimiye kubera ko mpaye ifunguro ry'uyu munsi. Nubona uteye intambwe bikemera, bwira Imana ngo Imana ndagushimiye kubera ko mpaye gutera intambwe. Hariho abandi byanze, hari abari kwa muganga. Tubeho mu buzima bwo gushima, tubeho mu buzima bwo kunyurwa. Dushaka kuba nka Adamu na Eva bifuje, Imana yabahaye ibiti byose byari muri Edeni, ariko igiti kimwe Imana itabahaye yababujije kuryaho, baracyifuza bakiryaho, badukurura ibi byose tubona. Ibi byose ni ingaruka z'icyaha. Ubuzima tubayemo bukomeye, ubuzima bubayeho bukomeye, ni ingaruka z'icyaha. Ingaruka z'icyaha buri gihe biriya ngo ni urupfu. Ndakwinginze, ntukashake kubaho mu buzima bwo guhemuka kugira ngo umere nka runaka. Oya, ndakwinginze, baho mu buzima bushima, baho mu buzima bunyurwa. Nubona icyo urya, shimira Imana. Nubona wabyutse amahoro, shimira Imana. Ujye uvuga ngo hari abandi, ujye wibuka ko hari abandi batabashije kubyuka amahoro. Ujye wibuka ko hari abandi bateye intambwe bikanga. Ujye wibuka ko hari abandi bahetse bajyanwa kwa muganga. Ujye wibuka ko hari abandi bari kongerwa umwuka. Ariko wowe niba uriho none, shimira Imana, uvuge ngo Mana ndagushimiye kubera ko uyu munsi umpaye kubaho, kubera ko umpaye kubona uyu munsi. Ejo ntabwo ari ahanjye, ndagushimiye kuri uyu munsi, n'ejo uzampe kuhareba, kandi ni ukuri uzampe gutera intambwe. Nibura uyu munsi hajye haruta ejo hashize. Tuba mu buzima bwo kunyurwa.
wari ufite igare ukifuza moto, wowe ufite moto ukifuza imodoka, wowe ufite imodoka ukifuza indege, wowe ufite indege ukifuza kugura iby'isi byose ngo bibe ibyawe. Iyi si nta mushobora igira. Wowe ufite 1000 ukifuza 2, wowe ufite 10 ukifuza 20, wowe ufite 20 ukifuza 50, 50 ukifuza 100. Isi niko iteye. Nta mafaranga runaka uzabona azakunezeza mu buzima. Niba ushaka kunezerwa, baho mu buzima bushima. Kunezerwa kuri iyi si ni uko uzabaho mu buzima bunyurwa, mu buzima bushima. Imibereho yawe ukayishimira Imana, ukabwira Imana ngo Mana ndagushimiye kubera ko umpaye kurya. Ikindi abantu iyo bagiye gushima, n'ujya ubona urugo rwawe rumaze umunsi umwe bwije bugacya, ujye ushimira Imana. N'ujya ubona bwakeye urugo rwawe rucyubatse, ujye ubwira Imana ngo Mana ndagushimiye kubera ko urugo rwanjye rucyubatse. Ujye uvuga ko hari abandi ziri gusenyuka, ntabwo ari ubuhanga wagize, oya. Ntabwo ari tekinike nyinshi uzi gusumbya abandi bagabo cyangwa gusumbya abandi bagore, oya. Ahubwo ni umuntu Imana yaguhaye, ni ubuntu wagiriwe. Rero ukwiye gushima Imana, ukavuga ngo Mana ndagushimiye. Icyo naje kubwira uyu mugoroba ni ukugira ngo tujye tubaho mu buzima bushima, tujye tubaho mu buzima bunyurwa. N'ijuru izatunezererwa, niho Imana izanezerwa ikajya ivuga ngo burya ntabwo naruhiye ubusa kurinda bariya abantu. Kuba yaraturinze byonyine, hari uwavuze ngo batanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Hari ingabo zijya zipfa ku buzima bwacu, zigapfa ku bwacu kugira ngo tubeho, kugira ngo turamuke. Ibarwanya urugamba rwinshi, ni ukuri. Hari undi baririmbye aravuga ngo nubona bucyo jya ushimira Imana, ngo burya nijoro biba bigoye. Satani aba duhiga kugira ngo atwice, ariko Imana ikaducira akanzu igatuma tubaho. Ako kanzu dukwiye tugashimira Imana. Imana ishimwe cyane. Ndagushimiye ukunda kudukurikira. Ntukibagire gukora subscribe, ntukibagire gusharingira n'abandi kugira ngo bajye bakareba, bagere iki kiganiro dukora. Kandi ni ukuri, nta kindi gituma tuzinduka, nta kindi gituma turadusinziriye, ni ukugira ngo dushakire amahoro abantu mu mutima. Tubabwire ko Yesu ari utanga amahoro. Tubabwire ngo bakwiye kuba mu buzima bwiza. Ubuzima bwiza nta uzabukura, ni ubuzima bushima. Kuri iyi si nta munezero uhari, kuri iyi si nta mahoro, ari kuri iyi si ntayo. Amahoro ari muri Yesu. Amahoro ari muri Yesu, Yesu niwe yatanga. Ndakwinginze ngo baho mu buzima bushima. Haleluya. Ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha ukunda kudukurikira. Iteka ryose ujye ukora subscribe, iteka ryose ujye ukora share ugashengera n'abandi kugira ngo n'abandi bajye bareba kino kiganiro. Niba kireba wende bazasubizwamo imbaraga, bugirabeho mu buzima bushima. Ndawundi tugomba gushimira ni Imana Data iduha kuramba no kuramuka, iduha kubaho, ikaduha kubyara no guheka, igatuma ubuzima bwacu bubaho buzira umuze. Uwiteka nabishimirwe. Tujye tuba mu buzima bunyurwa. Imana ishimwe. Ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha.